ndashaka ko tuganira amagambo y'Imana avuga ngo igice gisoza umukino. Igice gisoza umukino. Iri jambo ibintu bijyanye n'imikino ndi kurikunda muri ibi bihe, kandi ni ingenzi ko turyitaho kubera yuko imikino ni ibintu bimaze gutera imbere cyane, byanatwaye intekerezo. Nyamara bifite isomo rikomeye cyane, kandi iryo somo tugomba kuryiga duciye bugufi bavandimwe. Ntabwo tugomba kujya mu mikino tutazi cyangwa ngo twinjire muri urugamba tutarusobanukiwe. Inshuti z'Imana, bakunzi b'umusaraba, igice gisoza umukino mwaba muzi uko giteye. Twabonye umupira w'amaguru abagiye babigira amahirwe yo kureba ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa babibayemo. Umupira w'amaguru ugira igice cya mbere n'igice gisoza, ariko igice gisoza niba mwarabirebye neza, ari igice kibanza n'igice gisoza aho mwabonye haba harimo imbaraga n'ubushyuhe ni hehe? Abakurikirana iby'intambara, iyo urugamba rujya gusoza rurabanza rugashyuha. Mu mikino nk'umukino bakinisha amaboko badunda umupira witwa basket cyangwa umukino w'agatebo, wo ugira ibice birenga bibiri, hari ubwo ugira uduce tune, ariko mu gace gasoza niho abantu baba bananiwe, ariko ni naho hazamo abantu bafite izindi mbaraga. Uyu mukino utandukanye n'iyindi, kuko buriya mu mupira w'amaguru ho bashobora kureba bakavuga ati mu gutangira reka dutangize iyi kipe, ukabona babanjemo abakinnyi b'abahanga bazajya bajya gusimbuza umuntu umwe, bamwe bakajya babasimbuza bagakina iminota nk'itatu umukino ukarangira. Ariko muri uyu mukino w'agatebo cyangwa uyu mukino bakina badunda umupira witwa basket, wo nta muntu ushobora kwishuka avuge ngo ndabanzamo abakinnyi bafite imbaraga ngo abandi ngo ndaza kubashyiramo nyuma. Oya, ahubwo bo mu mikino iyo bari gushyiramo abantu bagenda babika imbaraga ziraza kwifashishwa aho hantu hombi, kandi zikaba ari imbaraga zingana, kubera ko uyu mukino ni umukino wihuta cyane. Iyo urangaye gato mu minota ibiri bashobora kugutsinda amanota akubye gatatu ayo wari watsinze mu bice byose bibanza. Ushobora gukina mu gace ka mbere muri uwo mukino wa basket, ukagakina wihuta rwose, ukagakina ugatsinda ibitego, ukajya kubona ukabona ufite ibitego nka 80. Warangiza wakora ikosa rimwe mu gace ka nyuma gasigaje iminota nk'icumi cyangwa iminota 5, bakagutsinda amanota 120 wowe utaratsinda na rimwe. Bisaba rero abategura uyu mukino na ba nyir'amakipe kuba biteguye cyane, ku buryo baraza kuba bafite imbaraga zingana n'izo batangiranye, kuko ntibaba bashaka kuza gusoza hari abananiwe cyangwa basubiye inyuma. Reka mbabwire ko mu rugendo rwa gikristo ndashaka ko twigira kuri uyu mukino. Uyu mukino uteye ubwoba kubera yuko kurangara gato birangira abari bazamukanye intsinzi barangije bakobwa, babakoze isoni, basigara ari ibivume, bavuga ati mwebwe n'ukuntu mwatubihirije umukino. Ni nako abakristo benshi batangiranye imbaraga n'inkubiri mu mukino usoza amateka y'isi, bigiye gusoza barambaraye hasi, isi iri kubota. Ni ibintu biteye ubwoba, nta nubwo ushobora kubisobanura. Ko ababwiriza benshi bahagaze ku ruhimbi bakabwiriza iby'imperuka, bakavuga uko bizagenda, bakavuga akarengane, bagiye kukareba ahubwo aribo bari kugakora aho kugira ngo babe bagakorerwa. Ni amagambo akomeye mbwira ubwoko bw'Imana ngo usenge cyane kugira ngo imbaraga watangiranye aho kugira ngo zigabanuke ahubwo zijye ziyongera. Ndabibutsa ijambo rikomeye, ntabwo imbaraga turwanisha ari iziduturukamo, ahubwo nizo dusaba umwami Imana. Muzabisoma mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere ndumva ari umurongo wa 8, ngo icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nagenza gute. Iyo niyo mbaraga dukeneye muri iyi saha isoza umukino. Ntabwo dukeneye kwihahabika ngo tugaragaze ko turi ibihangange dukomeye tushikamye, ahubwo imbaraga turwanisha dukwiye kumenya ko atari imbaraga zacu. Icyakora muzahabwa imbaraga, ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 8, Mwuka Wera nabamanukira, muzaba abagabo kumpamya i Yerusalemu, i Yudaya n'i Samariya kugeza na hehe? No ku mpera z'isi. Bavandimwe inshuti zanjye, wari uzi ko uyu mukino muri iki gice gisoza biri gusaba abantu kuburira isi yose aho kuburira karitsiye? Wari uzi ko muri uyu mukino uri gusoza amateka y'isi muri iki gice gisoza biri gusaba abantu
ko barinjira bakagera imbere y'abategetsi aho abakomeye bo mu madini yacu batigeze bavuga ubutumwa twe tukajya kubuvuga. Wari uzi ko muri uyu mukino usoza amateka y'isi biri kugusaba ko ugomba kujya kubwiriza muri gereza, kubera ko gereza zitigeze ziburirwa, kandi ijambo ry'Imana muri Matayo 24:15 hatubwira ngo ubutumwa bwiza bwami buzigishwa mu isi yose. None ko abanyururu batabwirijwe ubutumwa bwiza, mwari muzi ko buzageraho bute? Icyakora muzahabwa imbaraga Mwuka Wera nagenza gute? Muzaba abagabo bo kumamya aho mwari mutuye, muzagera mu magereza muhamye, mu bigo bya gisirikari muzahamya, mu bigo bya polisi muzahamya, yemwe bizagira no ku rwego muzajya kubwiriza mu mahanga mu bamisiyoneri kandi nta cyete mufite. Ariko kubera ko abana b'Imana bazaba impunzi, bigomba kurangira bageze aho kandi bakabwiriza. Bavandimwe inshuti zanjye, mu mukino wa basket, mu mukino bakina badunda, umukino bita umukino w'agatebo, iyo utangiranye imbaraga nyuma ugasiga abakinnyi babasimbura ku ruhande, cyangwa ugasigaza uvuga ati ngewe n'ubundi ndasoza nyitsinda, ujya kubona ukabona wateguye umukino we neza, we imbaraga ntizijya zishira, ahubwo ahora afite imbaraga zingana, agasoza atsinda uwo batangiye bakomera amashyi bagasoza bamumwaza. Benshi bagiye gusoza babahereza ibinogori, bababwira ntebo rya se mwavugaga ibiki, mwirata ngo muri abadive, mwirirwa mudukoze isoni, ubuse situbona ibintu biri kimwe. Reka mbabwire ko niyo abantu bose bagwa, abantu bose bakarambika Yesu hasi, Imana izafata abakomeye ku ruhande rwayirwanyaga bemere kwihagararira. Ndagusomera mu gitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa, ni kuri page ya 74, ni igitabo cya Ellen G. White. Turi kwiga amagambo avuga ngo igice gisoza umukino. Igice gisoza iki? Haranditse ni kugika gisoza ngo umujenerali, ni kuri page ya 74, igitabo cyitwa Ibyakozwe n'Intumwa. Umujenerali uguye ku rugamba aba ari igihombo ku ngabo yayoboraga, ariko urupfu rwe nta zindi mbaraga ruha abanzi. Ninjiye kwa aya magambo kuko mbabwiye ngo nurambika hasi, Imana iri buhagurutse abakomeye barwanyaga Imana baze bayihagararire kandi bayihagararire neza. Hari ibintu udakwiye gukinamo, ibintu by'Imana ntabwo ari imikino, n'umushinga ukeneye kwiga. Yesu ajya kwigisha iby'iyi nzira, yabwiye abantu, arababwira ati rero nta muntu ushobora kujya kubaka inzu utabanza ngo atekereze icyo bizamusaba, atekereze bije, narangiza avuga ati ngibi bizajya kuri iyi nyubako, ngo kuko aramutse atitonze ngo yige icyo kintu, yiga uwo mushinga neza, inzu yayigeza mu matafari mo hagati ikamunanira bakamusekera. Urugendo rwa gikristo rugusaba gutegura, ugakora bije, ugahita ureba ngo bizansaba iki, ukamenya icyo bigusaba, ukavuga ati icyambere nimpagarara muri iyi nzira ndasigara ndi ikivume, nta serivisi ya leta nzongera kubona. Ukavuga ati cyakabiri nimpagarara muri iyi nzira mu muryango biraca igikuba, ndasigara ndi ikivume mu muryango. Ukavuga ati nimpagarara muri iyi nzira ku kazi biraca igikuba, bari bunanyirukane ndasigara ndi nyakamwe. Ukavuga ati nimpagarara muri iyi nzira abana baranshiraho. Ukavuga ati nimpagarara muri iyi nzira abanyedini baramviraho indimwe. Ukavuga ati nimpagarara muri iyi nzira isi irabona nasazi. Nta muntu numwe ushobora kubaka iby'ubwami bw'Imana atabanje kwicara ngo abari mpiyazi zagenda kuri iyo nyubako. Warabibaza? Wigeze utekereza urugendo rwawe, ugatekereza icyo ruzagusaba, ukavuga ati ngiki erega nimpagarara muri iyi nzira mu muryango biraba intambara. Benshi barajya bataha bakubitwe, abandi bararira inkoni bazibyukiremo, kubera ko binjiye muri uyu mushinga. Wabibaze ryari? Aha haranditse ngo umujenerali uguye ku rugamba aba ari igihombo ku ngabo yayoboraga, ariko urupfu rwe nta zindi mbaraga ruha abanzi. Ibyo biba birangiye abapfuye rwose, ingabo zigahomba, ariko bikaba birangiye. Ngo nyamara igihe umuntu ukomeye asanze ingabo yarwanyaga, ntabwo abari kumwe nawe bahomba icyo yabakoreraga gusa, ahubwo abasanze nabo baba bungutse cyane.
uraza kujya muri ruhande muri uyu musozo w'umukino. Ndagusabira ngo ujye ku ruhande rutsinda, uruhande rwa Kristo. Amen. Nyamara benshi bari burekure bajye ku ruhande rw'umwanzi barambika iby'agakiza hasi. Imana nayo rero kuko izi kurokirita, kuko izi gufata ingabo zifite imbaraga, yirobere ba Sawuli, baraba Gaturika, baraba Silamu, barabo twisa abapagani igihe kirekire, barabo twahoze turirimba ko basenga Bikira Mariya, barabo twavuga ko baruhuka icyumweru. Imana iri burobemo abasirikari n'abagabo nyabagabo barahagarara muri iyo saha igihe abandi barabambitse hasi. Muntu w'Imana wasubiye imbere ya Yesu ukamubaza ngo ubundi ibi bintu umushinga nawuteguye. Ibyo bintu byose bituruka mu itegura ry'urugendo n'itegura ry'umushinga. Haranditse ngo igihe Sawuli w'Itaruso yari yerekeje i Damasiko, byari byoroshye ko umwami Imana amutsinda muri iyo nzira, maze uruhande rwatotezaga rugatakaza imbaraga nyinshi. Sawuli muramwibuka? Buriya siyo marayika mufata yangiza akamugubanya ijosi akamuniga akagwa aho ngaho bikarangira, ugira ngo ntibyari birangiye? Kandi akarengane marayika yari akoroheje. Ariko tusomye amagambo avuga ngo iyo umujenerali avuye ku ruhande yarariho akajya ku ruhande, nibyo bigira imbaraga nyinshi, bitandukanye nuko umujenerali wari uri kurwana ari kugwa ku rugamba. Rekura gakeya, rambika gakeya ubikinemo, urebe ko Imana igiye guhagurutsa abantu tutigize dutekereza. Nyamara Imana mu mbabazi zayo ntiyamurokoye urupfu gusa, ahubwo yaranamuhinduye, maze ivana uwo muntu w'icyamamare mu ruhande rw'umwanzi ajya mu ruhande rwa Kristo. Pawulo wari uzi kwisobanura no kuvuga adashishira. Pawulo wari ufite imigambi ihamye akagira n'ubutwari butajegajega, yari afite ibyangombwa nyabyo byari bikenewe mu itorero rya mbere. Ntabwo Imana ikeneye abanyabwoba, ntabwo Imana ikeneye abantu badashaka guhagarara aho bahagaze ngo isi habone. Reka mbabwire, guhagarara kwacu bifitiye akamaro Imana, kuko bigomba gutuma imitima ya ba Sawuli bo muri iki gihe bahinduka. Icyambere, ntabwo ubizi wowe, ntuzi nuko bizagenda kuko n'umurimo uzakorwa na Mwuka Wera. Ariko ubuhamya utanze imbere y'abakomeye n'aboroheje, ubuhamya utanze muri gereza, ubuhamya utanze aho hose wageze, isi irakureba ikavuga ati ntitwari tuzi ko mu isi hari abantu babihanduza cumube n'akakageni. Mbese aba bantu ibi bintu babikuye he? Bagasigara bavuga ati erega burya babanye na Yesu. Kuko Yesu amara ubwoba. Umunyabwoba rero akeneye kwisubirira inyuma. Igice gisoza umukino niyo magambo nshaka ko dutekerezaho. Muri iki gice gisoza umukino w'amateka y'isi, Imana ikeneye abagabo n'abagore batagurwa cyangwa ngo bagurishwe, nkuko biri kuri page ya 58 igitabo cy'uburezi. Haranditse ngo ikisi ya none ikeneye n'abagabo batagurwa cyangwa ngo bagurishwe, n'abagabo badatinya kuvuga icyaha mu izina. Ariko ni gute amadini atinya kuvuga ibyo politike zisi ziri gukora ngo atikomeretsa? Ni gute abantu bahangara bagaceceka ubutumwa bwa marayika wa gatatu bakabupfundikira ntibabuvuge? Ndashaka kubabaza ikibazo kimwe mujye mugitekerezaho. Ese Imana ahantu yateguye ko ushobora kuzabwiriza hari icyo wakora ngo utazahabwiriza? Hari icyo wakora? None niba Imana yarateguye ko ushobora kubwiriza muri gereza, hari icyo wakora ngo utazahagera? Kambabwira hari ikintu Imana igikora. Ushobora no kwiruka imisozi ugahunga ukagira utukigira gute, ukazazenguruka n'ubundi gashyiga wa mugani yagushyiguye kazakugarura, ukazajya kwibona hamwe wari wanze ko uzaba uri guhamya, ukajya kuhahamiriza. Nuko bavandimwe nshuti z'umusaraba, ahubwo dukeneye kureba urufatiro twubatseho duhagazehe. Ese ibyo tuvuga si amagambo yo ku munwa ataba mu mutima? Niba dufite ubwoba bwo guhamya, tugatinya kugaragaza ko turi abadivantiste. Nabonye i Burundi habaye inama y'itorero nkuru ku rwego rw'igihugu, n'itangazo ryaho ndarifite, isohora itangazo iri kwamagana abantu basohotse mu nsengero ivuga yuko abo bantu
leta igomba kuba ari ibashaka ikabahagurukira, kuko ngo bari kugenda bakora imirimo bakiyitirira itorero kandi atari ryo. Reka natwe bahaguruke bafate imyanzuro isi bibone, bavuge ati basa bacu baratwica busazi. Niba ufite ubwoba bwo gupfa, bibwire Yesu, niko indirimbo ya 64 ivuga. Niba ujya wumva guhamya ibyakorewe mu bugingo bwawe, icyo Imana yagukije, ugatinya guhagarara ushikamye, isubirira inyuma. Imana igiye guhagurutsa abandi bajenerali bave ku ruhande rw'umwanzi, bave muri Kiliziya Gatolika, bave mu Basilamu, bave mu Bapentekote, bave mu Bapresbyteriyeni, bave mu madini atandukanye, bave mu Bameto, bahaguruke bakira umucyo n'ubutumwa bwiza. Nibarangiza bahagarare banyeganyize isi. Ujye kubona ubona abapeni bari guhamya ibyo abadive batinye kuvuga. Ese mwatangiye kubibona? Ntabyo mwabonye? Twarababonye banze imirongo y'isi, basigara bahamye igihe abadive bavuga ngo ntaho twahagaze. Igihe ababifite mu mwuka w'ubuhanuzi biroshe mw'ibi bintu bijandikamo, isi kabiri kubota ubisi nayo irabasekera. Igice gisoza umukino ndashaka ko tukigira mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Igice gisoza umukino mwe murakizi, Matayo 26. Mureke twigire kuri Yesu, turebe ibyabaye mu gice gisoza umukino we kwisi. Ni ikimenyetso kibigomba kuba ku itorero rye, kuko ejo twasomye amagambo avuga ngo umwigishwa ntaruta umwigisha. Aya magambo ntimukazajye muyibagirwa. Umwigishwa ntaruta umwigisha. Igice gisoza umukino cy'umwigisha cyagenze gute? Bityo biraduha amagambo yo gutekerezaho, tutekereze natwe igice gisoza umukino w'abigishwa, kuko icyo umwigisha apfana n'umwigishwa nibyo bize, nibyo banyuzemo, ni amasomo, ni experience, cyangwa icyitwa discipline. Umwigishwa, mwarimu, icyo apfana n'umunyeshuri isano bafitanye ni amasomo bize. Matayo 26. Bajya inama yo kwica Yesu. Bajya inama yo kwica nde? Yesu. Bajya inama yo kwica umwigisha. Nababwiye ngo icyo umwigisha apfana n'umwigishwa ni discipline, ni amasomo, ni bya bindi mwarimu yaguhaye. Icyo bisobanuye, niba harabayeho inama yo kwica umwigisha, bisobanuye ko habaye cyangwa hagomba no kubaho inama yo kwica umwigishwa. Bajya inama yo kwica umwigisha, bisobanuye ko hari n'inama ziri kuba zo kwicwa nde? Zo kwicwa kumwigishwa. Nuko Yesu arangije ayo magambo yose abwira abigishwa bati, muzi yuko iminsi 2 nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe. Abibwira abigishwa be, ntabwo icyo ari icyigisho Yesu yabwirije rubanda. Yabibwiye abigishwa be. Icyo umwigisha apfana n'umwigishwa ni amasomo bize. Bisobanuye ko abigishwa be bo muri iki gihe cya none ari kubabwira ati, hagomba kubaho igihe cyo kubamba no kwica abantu bahagaze muri iyo nzira. Hagomba kubaho ubugambanyi. Twasomye mu gitabo cy'ibyakozwe no mu gice cya 10 ko ubugambanyi bwari bwose bukorewe itorero ni igihemu kuwacunguje abantu amaraso y'igiciro cyinshi. Nibakomeze bagambana, bayuda nibakomeza akazi kabo, ariko hari abari bukomeze bagendere. Nuko Yesu arangije ayo magambo yose abwira abigishwa bati, muzi yuko iminsi 2 nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa. Agenza ate? Mwari muzi ko kugambanirwa byakozwe nyuma yuko Pasika irangiye, nyuma y'imihango y'idini, nyuma y'imihango yari ifite ikicurera ishushanya gucungurwa, nibwo habayeho ubugambanyi. Ntabwo kugambana gushobora gukorerwa muri leta kutageze mu mihango y'idini.
bihera mu madini nyuma y'imihango, nyuma y'umuhango wa Pasika, nyuma y'umuhango w'abatambyi bicaye bakazirikana yuko bavanywe muri Egiputa. Urumva ntabwo ari abantu b'abapagani bari kubikora, ahubwo ni abantu bazirikana urugendo rwa Isirayeli rwo kuva muri Egiputa, bazirikana inyama bariye bahagaze zokeje. Ni ibintu byakozwe n'abantu bazirikana imboga zisharira ubwoko bwa Isirayeli bwariye bwiteguye kwambuka. Mu yandi magambo, uru rugendo rwo kugambanirwa kw'abasigaye ni urugendo rukorwa n'amadini asobanukiwe n'iby'igitambo cy'ikaruvari, akaba ari amadini asobanukiwe n'ibyo gucungurwa. Ntabwo ari ibintu politike zo ku isi zikora nk'abapagani. Iyaba twarigeze dutekereza kuri ibi bintu. Uyu murongo wa mbere uraremereye. Yesu ari kubibwira be, arababwira ati reka mbabwire rero, nyuma y'iminsi 2 harahita haba Pasika, barasohoka mu mihango yera bavugaga ko yera, bakora ubugambanyi. Wasobanura ute ko umudivaniste wafunze ikote na karuvati ari uraza kujya kugambanira ubwoko bw'Imana bwasigaye butari bwubarara inyamaswa n'igishushanyo cyayo? Wasobanura ute ko ari urajya gutanga bari mu matsinda akavuga aho basengera nuko bigenda no kwiyiriza ubusa bakora n'igihe bibera? Wasobanura ute ko propagande zose ziri gukorwa bakomeje kwizirika mu mihango ari bo babiri inyuma? Yesu arangije arababwira ati, muzi yuko iminsi 2 nishira hazabaho Pasika, umwana w'umuntu azagambanirwa abambwe. Bisobanuye ngo umwigishwa ntaruta umwigisha. Niba barabikoreye Yesu bavuye mu mihango yera barangiza bakagambanira umwigisha, n'ubundi bagomba gusohoka mu mihango yera bayivamo, isabato bayiruhutse, ibintu byose babikoze, bakagambanira basigaye. Maze abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwoko ngo bandera abayoboraga idini muri icyo gihe, bashinzwe imihango, bashinzwe ibyera, abahagararanaga na ba Pilato na ba Herode, abahagararanaga n'inzego za politike, bamwe bari bemewe bazwi, ntabwo hano bari kuvuga ba Petero. Maze abatambyi bakuru abajyaga binjira mu buturo bwera bari mu mihango yera ishushanya kwihana no kubabarirwa ibyaha, abo bajyaga bafasha muri gahunda z'amasengesho. Bamwe umunyabyaha yazaniraga itungo bakarirambikaho ibiganza, umunyabyaha akahava babariwe. Bamwe bakoraga imihango yo gukeba ku munsi wa 8, kandi yari imihango yategetswe n'Imana. Bandi bari bashikamye mw'ibyo bintu bari barabibayemo igihe kirekire, abari bahagarariye abo wakwita abayobozi b'itorero bakomeye mu nzego zo hejuru, bari bashinzwe guhuza umunyabyaha n'Imana. Abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bateranira mu rugo rw'umutambyi mukuru witwa Kayafa, bateranira kwa perezida wa Firidi. Inama za Firidi zirakorwa, inama za Iniyo zirakorwa, bagamije kwiga ku bantu batemera ibintu bari kwijandikamo. Umwigishwa ntabwo aruta umwigisha. Ibyabaye mu rupfu rwe mu mukino wanyu musoza amateka y'isi, nababwiye ngo icyo umunyeshuri apfana n'umwarimu ni discipline. Maze abatambyi bakuru n'abakuru b'ubwo bwoko bateranira mu rugo rw'umutambyi mukuru witwa Kayafa, bagira inama hamwe yo koshyushya Yesu ngo babone uko bamufata bamwice. Bakora inama bavuga ati, turamwongoshyushya gute? Tumwereke ko natwe dushaka kumva ubutumwa bwiza. Ese ko mufite ubutumwa mukabwiberekana, mwazanye ibyo bintu natwe tukabyiga mukabitwigisha. Ese karimwe musobanukiwe iby'ukuntu umuntu yakira imbabazi z'Imana, ibyo bintu mwabizaniye bene so bakabyiga mutazabazwa amaraso yabo. Inama zarabaye.
abafite amatwi mushobora kumva. Ngo babone uko boshyushya, bashakire hamwe, bakora inama hamwe yo koshyushya Yesu, ngo babone uko bagenza gute, uko bamufata bamwice. Bitwaje iki? Ngwino twigishe natwe tumenye iby'iyo nzira. Ese ko muvuga ko ari igishushanyo cy'inyamaswa mwahunze, mbese abantu batagisobanukiwe murabona Imana izabarenganya? Mwagarutse mukabigisha ibyo bintu nabo bakabimenya, bakora inama. Murongo wa 5. Ariko baravuga bati, twe kumufata mu minsi mikuru, kugira ngo bidatera abantu imidugararo. Mwitonde mutaza kwica isabato, mwitonde mutaza kwigaragaza ibi bintu mugahita mugaragara ko ari mwe mubiyoboye. Mwitonde iminsi mikuru ya Pasika, iminsi ishushanya gucungurwa kw'ishyanga, iminsi ishushanya uwo yashushanyaga yari yahigire, ntibashoboraga no kwirinda kugira ngo batabikora, ahubwo ibi byanditswe byagomba gusohora uko byakabaye. Ariko barangije ati mureke twitonde tutamufata mu minsi mikuru. Inama iraba, barandika bakora note, baravuga ati none rero Yesu yari yabivuze kuko yari abizi, aravuga ati nyuma y'iminsi 2 Pasika iraza, Pasika nishira kuko iminsi mikuru yabirangiye, bari buze gufata umwana w'umuntu baramukorera ibyo bamukorera. Mwico gihe cyari kimeze gutyo. Soma ku murongo wa 6. Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe. Ntabwo Yesu yari akiri mu bintu rusange, yari ageze mu rwego asura urugo ku rundi, akigira mu babembe, akisurira abantu mu rugo aho bibereye kugira ngo arebe ko yagira uwaramura nibura umuntu ku giti cye. Turi mu isaha nababwiye ngo umwigishwa ntaruta umwigisha. Ibyakorewe, ibyakozwe n'umwigisha nibyo dusabwa, uko byagenze niko bigomba kugenda. Turi mu isaha, niba ukeneye gukiza umutima, sanga umuntu ku giti cye umuganirize, agakiza rusange kararangiye. Yesu asigirwa amavuta mu nzu ya Simoni umubembe. Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe. Umugore aza aho ari afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi cyane, ayamusuka ku mutwe yicaye arya. Ngo bari hehe? Mu rugo rw'umuntu. Umwigishwa ntaruta umwigisha. Bisobanuye ko mu isaha ya nyuma ya Yesu ari kwerekeza ku musozo w'igice cye cya nyuma cy'umukino, umurimo ari kuwukorera mu rugo. Harya twabonye guma mu rugo. Imana yari iri gufata abantu ikabashyiraho umwigisha yaciye kugira ngo abantu basobanukirwe n'icyo kintu, ariko abantu ntibigeze bamenya ikibaye, ahubwo twese twarahuruye. Yesu ari Betaniya mu nzu ya Simoni umubembe. Umugore aza aho ari afite umukondo w'amavuta meza ameze nk'amadahano. Amavuta ni ikimenyetso gisobanuye Mwuka Wera. Ameze nk'amadahano y'igiciro cyinshi, ayamusuka mu mutwe yicaye arya. Bisobanuye ko Yesu yari guhabwa imbaraga, agategurirwa umurimo uheruka we, igice cya nyuma cy'umukino we, kugira ngo gisoze. Abigishwa babibonye bararakara bati, aya mavuta apfiriye iki ubusa? Amavuta apfiriye iki ubusa? No mu bigishwa babonaga bakurikira umwigisha ariko batazi biri kuba, bakamera nk'abantu b'impumyi ziraho. Ni nako hari abantu benshi bari mu matsinda batazi ibintu biva niyo bijya. Abigishwa bibonye bararakara bati, aya mavuta apfiriye iki ubusa? Ko yajyaga kugurwa impiya nyinshi zigafasha abakene. Zigafasha abande? Ibibazo by'abakene biriho mu matsinda. Harya reka mbabaze, turi mu nsengero ibibazo by'abakene bwo ntibyari bihari? Ariko uzajya kubona abantu bapfukamye basaba Mwuka Wera, bamusaba gusukirwa imbaraga idasanzwe, basaba kugira ngo bahagarare bashikamye muri iki kigeragezo giheruka. Uzabona ibintu byabashyuhije umutwe, ubone hari ibindi bintu biri gushaka kubakura muri iyo nzira, bababwira ati ariko hari ibindi bintu bikenewe byihutirwa cyane. Nihagira n'igikorwa abantu bavuga ati mureke dutere igitero kuri uriya musozi, tubwirize y'ubutumwa, dukwirakwiza intambara ikomeye, dutanga Bibiliya, dukora umurimo, abantu bakubwira ati ariko ko abantu bisonzeye mwahise tukabaha ibiryo.
biriho ntabwo biriho. Ni isaha yanyuma isoza umukino w'amateka y'isi. Ni umurongo wa 8 ataye amavuta arapfira icyubusa. Umurongo wa 9 ngo yajyaga kugurwa impiya zigafasha abandi. Mu wifuzwa ibihe byose bavuze ko Yuda ari we wazamuye kino gitekerezo. Ngo Yuda arareba abona ayo mafaranga, ngo yari amafaranga nibura angana n'igihembo cy'umwaka, amezi 12. Ngo uyu mugore yakoze imyaka ye, uyu n'uwitwa Mariya, umwe Yesu yakije bagiye kumutera amabuye. Uyu mugore ngo yakoze umwaka wose kubera kwakira imbabazi z'Imana. Reka nkubaze ikibazo kimwe, ko wese umutanga ubuhamya bwo kumwakira imbabazi z'Imana. Nyuma yuko wakiriye imbabazi z'Imana, wakubaza ngo wakoze iki kigaragaza ishimwe riri mu mutima wawe? Ni iki wakoze? Wavuga iki? Nibura umaze gukiriza bangahe Kristo? Yesu ni ikihe giciro cy'amavuta waba waramukoreye kigaragaza uri ukavuga ati kuko yambabariye nanjye musutse haya mavuta? Kandi ko mwese mufite ubuhamya bwo ko mwakira imbabazi z'Imana. Nyuma yaho byagenze bite? Wahangayitse kangana icyo uvuga ati nibura ngira uwo nkiza? Abantu benshi dufite ubutumwa buba mu magambo gusa. Dufite ibyakozwe dushobora gutangira ibihamya n'isaha uko byagenze, ariko imikorere yacu igahita ibisiba byose ikabigira zero. Mariya ntabwo ari we ndi gushaka kuvugaho, kuko turi kwivugira igice cya nyuma gisoza umukino. Ariko wibaze Mariya nyuma yuko huye na Yesu, Yesu akamubwira ngo ibyaha byawe urabibabariwe, genda ntuzongere gukora icyaha. Mariya yakoze igihe kingana n'iminsi 360 atakura mu mwenda, nta kindi kintu akora. Mariya yegeranye utwo dufaranga twe twose, amaze kutwegeranya aravuga ati kuba warankijije ryabuye, baba bararikubisa, baba barampambye, kuba warankuye mu rupfu ukanshyira mu bugingo ukamurikira, nta kindi ndi bukore. Rero reka nkwereke, ahera ku munsi wa mbere niba yarahingiraga icyabiri, icyo gihe bavuga ngo bahingiraga idenariyo, arahinga, arangije akorera amafaranga y'umwaka wose ayazigama, atayarya, atayaguramo imyenda, atagira ikindi kintu akoramo, maze igihe gikwiriye gisohoye aragenda ajya kugura amavuta. Hari inyandiko zivuga ngo Mariya yageze yari gucisha amavuta, ari kubaza ati aya mavuta nangahe, barayamwanga kwirirwa bayamubwira. Hamwe baravuga ati uyu mukene se aya mavuta yayagura ngo yakoze iki? Nta mavuta bakoreshaga bagiye kwimika abami, yasukoga ku mwami wenyine. Mariya w'umukene uzi cyakorewe mu bugingo bwe aravuga ati ntabwo natahira kuzajya avuga ngo yarambabariye, nkuko benshi baririmba ngo njya nkunda kuririmba indirimbo ngo yarancunguye kuko ubwe yancunguye nzahimbaza indya. Mariya aravuga ati ntabwo ndabitahira ku munwa, ndashaka gukora ikintu isi yose izazirikana, ku buryo isi yose izamenya yuko hari uwababariwe ibyaha. We wakoze iki? Rahira ko atari ibintu watahiye byo mu magambo no gutaha uvuga ati mfite amahoro yo mu mutima gusa. Mu buzima bwawe ni ikihe gikorwa washyira imbere y'Imana ukavuga ati iri ni ryo turo ry'ishimwe natanze yuko nababariwe ibyaha? Bantu b'Imana, muri uru rugamba, muri aya mateka asoza isi yacu, mu isaha ya nyuma, mu gice cya nyuma cy'umukino, hakeneye imikorere itandukanye niyo twabayemo. N'ibitabo ibyo benshi mu bavuga ko bizera ubutumwa bwa Mariko wa 3 ariko bakaba batarejejwe binyuze mu kumvira ukuri, bazava ku kejo. Ni intambara ikomeye, page 427 426. Umwigishwa ntaruta umwigisha. Mu gice gisoza amateka y'isi hakenewe ba Mariya bashobora kuzirikana ibyaha bari bikoreye, Imana ikabababarira, bakavuga bati nibura nanjye ndagira abandi ndaza gufasha gukira. Umurongo wa 10, umurongo wa 9 yavuze ngo ko aya mavuta nyine ko yajyaga kugurwa impiya nyinshi zigafasha abakene. Umurongo wa 10, ariko Yesu abimenye arababaza ati uyu mugore muramuterera iki agahinda? Ko nkoreye umurimo mwiza. Mwari muzi ko ari benshi bazirikana icyakorewe mu bugingo bwabo, bagira n'icyo bakora mugatangira kubapfobya. Ati ubu nabakate nabo barakabya barigaragaza use namwe sawa, buretse muraza kubibona. Ariko Yesu abimenyera babaza ati uyu mugore muramuterera iki agahinda? Ko nkoreye umurimo mwiza. Abakene muri kumwe nabiteka, ariko ngewe nituri kumwiteka.
12. Igitumye uyu mugore ansuka aya mavuta ku mubiri nukutunganiriza guhambwa. Kutunganiriza? Ndababwira ukuri yuko ubutumwa bwiza buzigishwa hose mu isi yose. Icyo uyu mugore ankoreye kizavugirwa kugira ngo bamwibuke. Wakoze iki gishobora gutuma abantu bazirikana igitambo cy'ikaruvari wakiriye? Cyangwa kubwira abantu ngo tubwiriza nabi. Ushobora kuba ujya guhangana n'abagatulika ukababwira kuntu baruhuka icyumweru basenga Bikira Mariya, ukaba ujya kubwira abantu ko bayobye baruhuka icyumweru. Ubwo buzima ukazaba ariyo mibereho yawe ubaho imyaka yose y'ubuzima bwawe, ari byo bintu ari byo bwiza butumwa ugira. Ariko reka mbabwire ikintu cyoroshye, kugira ngo uzirikane icyakore mu bugingo bwawe, uzagenda uca ibitoki bibiri by'inyamunyo byiza, bimwe byabyibushe kurusha ibindi. Ugenda usanga umugatulika w'umukene wa Buraye umushyira ibyo bitoki, umubwira ati nari nje kukubwira ko Imana ari umuremyi yaremye isi n'ibirimo byose, ndetse ibyaremwe byose niyo yabiremye, ni nayo yaremye insina, nari nkuzaniye igitoki cyo kurya. Uzabikora reka tumva ubutumwa bwa marayika wa mbere buvuga ngo muramenye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'iki n'amasoko. Uri kuvuga ko Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'ibirimo n'amasoko n'ibimera byose kari yabiremye, ukajya ku cyumweru kiremwa mitangira icyambere ukabivuga mu magambo udashobora kuzanira uwa Buraye igitoki cy'ibyaremwe ku uwo munsi. Uzabikore umushyira ubutumwa bwiza ureka bwanga. Twebwe ibintu byacu byose bihora ari intambara, tumeze nk'abahanganye kuko ariko amadini yadutoje, twabayeho tumeze nk'abibasiye abandi kurusha uko tubereka Yesu. Uzagende kuzirikana icyo Kristo yakoreye mu bugingo, uterure 5 z'ibishimbo uzishyire mu kandore. Ibishimbo byarahenze biri kugura ibihumbi hafi 2, uterure 5 cyangwa 10 uzishyire mu gafuka, nurangiza ujye gusura uwo mukene, utagiye kumuguriza, utagiye kumubwira ko uri umukire, ugende umubwira ati ndazirikana ko Imana ku munsi wa gatatu yategetse mu butaka hagapfunukamo ibyatsi, n'ibyo byatsi mu byameze harimo n'ibishimbo, nari nkuzaniye ibishimbo nkwereka urukundo rw'Imana. Urebe kutazaba umwigishije isomo ryo kuryema ku munsi wa gatatu. Ubutumwa bwa marayika wa mbere agahita bwumva muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Ari kuba ikintu cyonyine ufite no kumubwira niya mutakira imbabazi z'Imana, murarimbutse n'ukuri, nyamara narabibabwiye, dore amazina yanyu ntiyanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nasomye amagambo avuga ngo ururimi ruravuga imibereho yacu igahakana ibyo tuvuga. Ariko reka tubanze tuvugisha ukuri, iwawe hari urutoki rw'inzitane, ndetse kugeza ubwo iyo ugiye gufasha cyangwa uciyemo n'igitoki ukuramo kamwe kabaye kabi ukagaha umugenzi musangiye kwizera. Ubwo se wari uri kumubwiriza, wari uri kumufasha, cyangwa wari uri kugira ute? Kuko nambere ubutumwa bwiza arabuze. Wagishyiriye wa mukene wo mu gatulika n'umusilamu n'umute wonde bande madini, udafite shinge na rugero, wabuze uko yishima, udagira urwara rwo kwishimisha, ukamuha icyo gitoki akabona Imana muri wowe. Mufuka w'umuceri urawurya ukawumara ugashiramo wose, ibiro 25 ukabimarira mu gifu, ukabirya ukwezi, ukundi ukakwihirika, udashobora gukuraho ikiro na kimwe ngo ushire umusangwa butaka muturanye hirya yiwabo. Cyakora iyo byagaze bigiye gupfa, wibuka ko ufite abakene hafi yawe, warangiza ngo ugiye mu ijuru. Ntabwo gukorera Yesu ari ukumuha intama icumbagira, sino kumuha ibyadusagutse. Ahubwo aruzi igihe ibyo bintu bikora. Uzabikore mu rugo usigaje 10 umuhe 5 ngaho usigaje 10 ukuremo 5 uzigenda uzimuhe. Usigaje ibiro 5 by'umuceri uvuga ati nta amafaranga mfite, nta nuwo ndi buhaye, reka burya kubitanga tukibibona biroroshye. Zabimuhe, uzabikore muri yanza rimwe igibici ibintu abantu babuze uko bigenza. Uzabikore. Ntabwo Mariya yigize yizigama ku ruhande avuga ati nzabikora ibintu bimeze ari amahoro. Mu isaha ya nyuma, mu gice cya nyuma gisoza umukino, Imana ikeneye ba Mariya bangana nuko umwicaye aha bashobora guhaguruka bagakiza igihugu, bagakiza abantu bagiye kurimbuka, kandi batabivuga mu magambo, ahubwo babifite mu mibereho n'imikorere yose. Mubona ariko tubwiriza. Ngaho mbwira yuko wabibwirije, wabikoze gutyo, warangiza wababwiriza bataka bati nange mwizirika ku munsi. Warabikoze bakubwira ko ari ukwizirika ku mahame.
ahubwo dukeneye kubashyira amahame y'iby'idini, ibintu amadini yatwigishije, tukarwana nabyo, tukajya kubarwana nabo tubabwira uko bitegura isabato. Ariko nyamara barayiteguza iki? Nk'ubu uri kubwira umuntu ngo yitegura isabato, arayiteguza iki kutamushyiriye n'iyo myumbati biteguza isabato? Niba uri kwigisha umuntu uko bitegura isabato, wateruye iyo myumbati n'ibishyimbo ukagenda kuwanyuma ukamusura, we mu rugo abana bagasigara babitunganya, ukajya kumwereka uko babyitegura n'uko babibika kugira ngo ku isabato bizaba bimeze neza bishyushye kandi mutakeneye gushyushya. Dukeneye kuvuga ibintu mu magambo. Urabwira abantu ngo nimureke inyama, ariko se kangahe wabasuye ukajya kubereka uko bakora tofu n'ibisimbura inyama, ukababwira ukuntu bategura amafunguro meza ateye apeti ku buryo umuntu agera ku meza agatangira kurabya indimi akavuga ati rwose ndariye. Abantu benshi murekura ibyo kurya mutanateguye ibirabaza kubisimbura. Abatureba bakabona turabaka, turi abantu ba nta kigenda, turi abantu bahagaze no mu bintu batazi, bameze nk'abantu bari gukina theatre. Bakina theatre bakakubwira kuntu umuntu yuri ndege akajya mu mahanga kandi atigeze arengaho. Mbega mu yandi magambo nagira ngo natwe turi muri metaverse. Metaverse murayibuka? Cya kintu ujya mukibona muri Amerika utarenza. Niyo mpamvu benshi bagiye guseba. Kandi nabasomeye amagambo avuga ngo uko benshi bagomba guseba, Imana iri buze kwihagurukiriza abajenerali bakomeye n'abandi bose bakira ubutumwa bwiza kandi musigare mukozwe n'isoni. Yesu yarivugiye ngo aho ubutumwa bwiza buzabwirizwa, uyu mugore azavugwa. Uyu munsi kuri uyu musozi uyu mugore turamuvuze kuko yakoze ikintu abandi batakoze. Kuki ntawe uvuze ku batambya batindeho bingana gutyo? Iyo tuvuye aho ibwirizabutumwa ryamaze gufata izo mbaraga, ibwirizabutumwa rikajya mu mibereho, ibwirizabutumwa bikagera ku rwego abantu barigira iryabo, ntibumve ko ari ibintu bya runaka, umuntu wese ikibatsi kikazamuka mu mutima we. Igikurikiraho no murongo wa 14, Yuda agurisha Yesu. Nibwo aba muri twe badashaka umurimo, badashaka iby'ubutumwa bwiza, bahita basohoka bakatuvamo. Ariko kubera ko tugisa nabo, nta numwe witeguye kukugambanira, nabo muri kumwe barakubwira ati twese twakira imbabazi z'Imana, twese ni kimwe, ibintu birasa. Wari uzi ko Yuda yasangiye na Yesu ifunguro ryera? Hanyuma umwe muri bo 12 witwaga Yuda Isikariyoti asanga abatambyi bakuru. Ngasanga bande? Yuda avuye hehe? Yuda sohotse mu itsinda, sohotse abantu bari bibereye mu nzu, ajya kwihuza n'abanyedini, ajya kwihuza n'imihango, ngo n'ubundi ngwerega n'ubundi imihango turayikeneye nta cyabaye, ngwerega nabo bakeneye kumenya Yesu. Yuda asohoka mu banyetsinda bari bibereye kwa Simoni mu rugo, ajya kwihuza nande? N'abanyedini, asubira ajya muri ubwo buzima bw'amadini. Biri kuba ntabwo biri kuba, buretse muraza kubibona neza imbere gato, ntacyo twari twabona. Ngo abo twagiriraga icyizere, abari bazi kuvuga, abo twabonaga bakomeye nk'icyuma mu kudahemuka ku mahame kwabo, hari ikigiye kuza kubarindimura kandi bazarindimuka. Ayo magambo ari mu butumwa bwatoranijwe umugabane wa 3, paje 249. Abo twibwiraga ko bakomeye nk'icyuma mu kudahemuka ku mahame kwabo, mube muretse gato, ni paje 349, ubutumwa bwatoranijwe umugabane wa 3. Yuda hanyuma y'ibyo rwose, umwe muri bo 12 witwaga Yuda Isikariyoti asanga abatambyi bakuru, arababwira ati mwampa ikinka mu bagenzereza. Sereka mbabazi, iyo wumvise aya magambo urumva Yuda atarazi ikiganiro cyabo cya mbere? Ninde muntu waba ubana n'abasenga mu matsinda akaba ari byo buzima bwe, agahura n'inama z'itora akavuga ati mwambwira mbafashe iki kugira ngo nkugarurire bano bantu? Yaba adasobanukiwe n'ibyari byapanzwe mbere? Aya magambo Bibiliya yanditse agaragaza ko Yuda yari asobanukiwe na ya nama twahereyeho ya mbere, kuhera ku murongo wa mbere. Ntabwo tugenza yobewe ibiri kuba izo nama zomba zizamo, aza mu matsinda no muzamadini ajyayo no muzareta ajyayo.
mujye mutinya kandi mugire ubwoba. Mwamiki nkamubagenzereza bamugerera ibice by'ifeza 30, ahera ko ashaka uburyo yamubagenzereza. Bamuha amafaranga, ifaranga rimwe rigiye kubica bicike. Bararikubita abagenzi benshi. Ubu imigabane y'Uburayi n'abari barahungiye za Buganda yohereje amafaranga bayakubita ababwiriza bari bahagurukanye inkubiri n'ukuri kw'iki gihe. Byabafunze umunwa bihugirira mu kubaka inyubako nziza no kugura amamodoka n'amamoto. Handitswe ngo bazagaruzwa guhabwa imyanya myiza. Barebye babona ntibashobora gusenya ibyo bubatse, bakabura aho bahera, bakabona barabazwa ibibazo byinshi. Benshi bakaza babeshya terega ndi gusubiraho ndagira ngo ndebe ko nzabakiza. Muvandimwe yawe zambwira abagenda bavuga ati nkuko Mose yavuze ati Imana nutababarira unkure mu gitabo cyawe, ati nanjye nsubiyeho kugira ngo mbwira Imana ngo nitabakiza nanjye ndeke. Nshuti z'umusaraba, Yuda bamugerera ifaranga. Turi mu ntambara yitwa ifaranga rimwe muri iyi saha duhagazemo. Ifaranga ry'ikoranabuhanga rikomatanije n'irangamuntu y'ikoranabuhanga bigomba kuba bihurijwe ku muntu. Ama smartphone agakora akazi kadasanzwe, amanimero ya konti agakora akazi kadasanzwe. Mu gahe gato mu byiciro by'ubudeha abantu baherereye barahabwa inkunga n'imfashanyo zidasanzwe. Kandi benshi batangiye kwakira amafaranga kugira ngo barebe ko bafunguza amakonti ibintu bigakora neza. Yuda yambajije ngo mbese murangenera iki mbereke kuntu aba bantu bigize nabi mbabagezaho kandi bakibona babigezemo. Bamugerera ibice by'ifeza. Ifeza zigiye gukora akazi kadasanzwe. Faranga, ndashaka kubasomera amagambo akomeye Elena White yanditse ku ifaranga. Ndashaka kubasomera amagambo yanditse Elena White yanditse mu 1897. Ni mu gitabo cyise ngo Testimonies to Ministers and Gospel Workers. Umuntu wabo waravuze Bibiliya ejo rwose yabonetse. Yemwe. Ayo magambo mbabwiye ngo yanditswe mu gitabo cyitwa Testimonies to Ministers and Gospel Workers, ibihamya ku bagabura n'ababwiriza butumwa bwiza. Mu gitabo cy'icyongereza ari kuri page ya 331. Handitswe amagambo avuga ngo mfite amagambo yo kubwira abavandimwe bacu bazateranira mu nteko mu cya 897. Narababwiye ngo izi ntambara turi gucamo zari zigenewe kiriya gihe, bikomwa mu nkokora no kwangwa k'ubutumwa bwa marayika wa gatatu, umutima wabwo ubutumwa bwo gutsindishizwa n'ubwo kwizera 1848. Ibi bintu byose turi gucamo niho byari biteguye, niho byagombaga kubera. Yanditse amagambo ngira ngo yatekerezeho. Mfite amagambo yo kubwira abavandimwe bacu bazateranira mu nteko nkuru rusange muri General Conference yaragiye kuba inama idasanzwe. Uyu Elena White ntiyari ahari, arangije abandikira ibaruwa kuko ntikeza ko yari muri California. Arababwira ngo neretswe ko intambara yerekeranye n'ifaranga iri hubu kari kimwe mu bikoresho bya Satani byo mu minsi y'imperuka. Arandika ngo hari w'imbaraga zituruka ikuzimu zikaba zihishwe inyuma n'umwanzi ukomeye. Nakivuje ko abizera bacu batera intambwe bigengesereye bakagenda birinze cyane kandi bakirinda ibyo bibazo byose bishya bijyanye n'iri faranga riri gukwirakwizwa. Ibi ntabwo ari umugambi w'Imana. Ibyo guhindurira ifaranga rikwirakwizwa ntabwo ari umugambi w'Imana. Bizagira izihe ngaruka?
bizatera imikorere y'ibintu bizana ikandamiza ku bakene kandi biteza umubabaro mwinshi. Ni umwe mu migambi ya Satani, kandi natekereje ko abizera ukuri batazashukwa na gato ku byerekeranye n'iki kibazo. Faranga rimwe yaryanditseho uko byari biteguye, bivuze ko ntibyabaye kiriya gihe, ahubwo intambara yemukiye uyu munsi. Ntacyo Uwiteka azakora atabanze guhishura abagaragu be ibihishwe byabo. Aya magambo yavuze ifaranga. Ubundi ijambo ifaranga cyangwa amafaranga aba mu Rwanda, ahantu abantu bahita batangira bavuga ko atavuze se amadolari ntavuga amayero, kuko amayero n'amadolari buriya ntabwo ari amafaranga. Ahubwo iri jambo yakoreshe ryitwa currency. Iyo bavuze currency ni amafaranga y'umoko yose, yaba ay'amahuwayi, yaba amashiringi, ayo yose yihuriza muri amashiringi. Ntabwo ari amafaranga. Amafaranga ni izina rihabwa ibi dukoresha mu kugura no kwishyura ibintu iyo bigeze mu gihugu cy'u Rwanda, bakabikoresha muri Kongo, bakabikoresha no mu Bufaransa, bakabikoresha no mu bindi bihugu bigenda. Ariko iyo bigeze nko muri Amerika, ntabwo Amerika igira icyitwa amafaranga, Amerika igira icyitwa amadolari. Iyo bigeze mu Bwongereza, ntabwo Ubwongereza bugira amafaranga, Ubwongereza bugira icyitwa amapaundi. Ibyo byose rero kugira ngo urujijo ruriho icyo kintu cyose gikoreshwa mu kugura no kugurisha nicyo cyitwa currency. Twebwe twabura ijambo ry'ikinyarwanda dukoresha icyitwa iki? Ifaranga. Mu Cyongereza reka mbasomere uko yavuze aya magambo. I have words to speak to our brethren who shall assemble in the conference in 1897. The present financial controversy has been presented to me as one of Satan's pieces of this last day. There is a power moving beneath which is after the working of the great enemy. I suppose our own people will step softly and move very guardedly and keep themselves aloof from all of this new issue in regard to the circulating currency. This is not of the devising of God, the changing of circulating currency. What will it affect? It will cause a state of things that will bring oppression to the poor and create a great distress. It is one of the devil's scheme, and I thought those who believe the truth would not be deceived in the least degree upon this matter. But within the years of 1896, matters have been presented to me, which have made me tremble for our people. Aranditse ngo iki kibazo kijyanye n'ifaranga mu mwaka w'1896 nibwo yabyeretswe, cyaje mu maso yanjye, Imana irakinyereka, gituma mpinda umushyitsi. Ikibazo cy'ifaranga rimwe giteye ubwoba. Mureke abanyamadini birekure, mureke abantu bahagarare, mureke abantu bijandike, mureke abantu bishore mu ibi bintu by'irangamuntu bihurije hamwe n'iri faranga, maze murebe isi kuntigiye kunyeganyega. Reka mbasomera amagambo kugira ngo mwumve ko ari business ikomeye cyane kandi iri ku isi. Perezida reka mbanze mubarebere, William Ruto, perezida wa Kenya. Na amagambo yasohoye ku itariki 30 z'ukwezi kwa 10 2023. Ngo ryarira tariki zingahe? Haciyemo iminsi ingahe? Nta kwezi kurimo, nta n'iminsi 10 irimo. Umva kuntu yanditse perezida wa Kenya. Reka mbabwire, Kenya u Rwanda ni ibihugu biri kurabagirana muri izi ngingo z'iterambere cyangwa za nouvelle ordre mondiale, new world order, itegeko rishya ry'isi. Yaranditse aravuga ngo by December, bitarenze ukwezi kwa 12, we will launch the digital ID where every Kenyan won't have to carry any paper as an ID. Bitarenze ukwezi kwa 12 tuzatangiza irangamuntu y'ikoranabuhanga, aho buri munyakenya nta cyangombwa na kimwe azaba gifite cy'igipapuro. They should be identified digitally using their iris
or fingerprint and can transact without the necessity of people struggling to identify who they are. Arandika ngo nanone abanyakenya uzaba ushobora kubabona bakoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga binyuze mu mboni z'amaso iris or fingerprint cyangwa ku biganza byabo, intoki zabo. Umurebe uhita uvuga ati ni Jacques Mushimiyimana mwene runaka w'ibunaka utuye Karongi mu karere wavukiye Bwishyura, wiza aya mashuri, ufite aya mafaranga kuri konti, ufite ubuzima, ufite ubwishingizi. Ubuzima bwose buraba bubitse mu mboni no mu kiganza, bashyira hano ibintu byose bikagaragara ati gendere twakubonye. Uzashyirwa ikimenyetso mu ruhanga cyangwa he kugira ngo utemererwa kugura cyangwa. Aha, ingingo ya 29 ibyaduka byo mu minsi y'imperuka. Ikimenyetso cy'inyamaswa kiruko cyavuzwe, ayo magambo ejo nayagarutseho ngo ariko da ni umuzingo muremure. Twasanze tuzi page imwe yitwa Icyumweru, ariko ni igitabo gifite amapaje menshi. Wubwo ari kwivugira ngo bitarenze ukwezi kwa 12. William Ruto, the president of Kenya, arivugiye ati ukwezi kwa 12 bitarenze. Ni kenshi babyivugira bikanarenga, ariko ibyo bavuze biba byagize nk'ubu twagakwiye kuba twarabyinjiyemo, ariko ngo habonetse ibibazo by'amamashini agomba gukora ibyo bintu, ibikoranabuhanga, abantu babanza kubyiga neza uko bazabigenza, abatekinisiye bigenda uko bituma bitinda. Erega buriya nubwo mabona bitinze, ni Imana ibiduhaye akanya ngo twongere twige ibintu tubyumve. Iyo babiduturaho cyagihe wari kureba ku isi yari kwijandika kandi abantu nta kintu bazi, ariko Imana itwihanganira kugira ngo tumenye n'akari gahishe mu nda y'ingoma. Bantu b'Imana, bavandimwe, inshuti z'umusaraba, turi mu isaha itukura. Turaho umwana arira nyina ntiyumve, ariko dufite Yesu twumva. Amen. Ni gute Imana yamuhishuriye ibi bintu rero wayita ikamwereka iby'ifaranga? Ni gute yamusobanuriye ibi bintu n'intambara tugomba gucama, ariko se nta kizakora itabanje guhishurira? Yagira ngo tubimenye muri iyi saha tugira aho duhagarara. Ubu benshi ibi bintu reka mbabwire ku Satani yibeshye. Satani rero burya ni n'uwa fake cyane. Satani yaribeshye. Iyo baba ari byo baheraho. Tutariruka twibereye bw'ibyo bintu bakatubwira ko ari uburyo bwo gucuruza. Mwari kureba nta muntu wari kubitekerezaho. Ariko Satani yabanje batereka nkubitemo akagahato, agahata gakubisemo. Abana b'Imana bo bari kumabi bahise bamenya ikibaye, bamenya isaha binjiyemo. Kambabwire no gutabarwa burya Imana ifite kuntu yateguye inzira ibintu bizajya biza. Isigategura ibintu ariko Imana ikemera ko ibyo bintu bari kugasanga yateguye imitima y'abana bayo. Ndababwiza ukuri. Nta wirukanwe mu kazi, nta ugize ati yo babanza bakadukubita biriya bintu. Bari gusigara ibindi batubwira ati noneho nibwo birakora. Izi nshinge bazaba bakeneyemo bakavuga ati tuzazibatera nyuma. Iyo babanza ifaranga bagahera ku ifaranga, wari kujya kubona ukabona imishahara yose abahemberwa ukwezi, ifaranga ryose bari kubisemo. Ukajya kubona ukabona ugiye kugurisha igitoki bagikubisemo. Ukabona imishaba nuko imitoki nuko ibishyimbo byose nuko bimeze. Warangiza ukabona ubuzima bwawe bwose niho buziritse. Ukabona ukavuga se ndarya iki gitoki se abana se, ukabona nta wirutse ku bana, ukabona abagize uti bari kubabwira ati haraburamo amakuru y'ubuzima nturahaha. Babura y'ubuzima bwa ati turagutere, ugahita uvuga ati nimunyihere none se nagira ne ko mbona ubuzima buhagaze. Ariko mu mbabazi z'Imana ifite uko yateguye umukino ugenda muri iyi saha ngo abana b'Imana basobanukirwe. Ibona agahato bakwirukaho bakugirira neza, uhita usobanukirwa uvuga ati umuntu ukuzanye agahato aje kukuvura agahato kandi kazakurikiraho kazaba, ugahita usobanukirwa n'ikibaye. Imana ni nziza. Mwisaha isoza amateka y'isi, mwisaha umwigisha yarahagazemo mu gice cya nyuma gisoza umukino we, hakoreshejwe ifaranga. Ni naryo rigomba gukoreshwa mu gice gisoza umukino w'abategereje. Faranga
Yuda ati murankorera iki tubyumvikane tugirane amasezerano ngewe nzaho baba nzaho basengera yewe na nabagiyemo abantu twarabanaga abantu twarirwanaga twarayemo n'amajoro murankorera iki mubagenzereze. Yuda ati munyihere uduceri munyihere ku mafaranga. Amadini yaraguriwe niyo mpamvu yagurishije ukuri kw'Imana. Iyo tuvuye aho abantu baguzwe na Yuda yamaze kugaragara, reka mbabwire igikurikiraho ni iki. Yesu n'abigishwa be basangira ibya Pasika. Oh la la. Ntabwo Yuda agenda ngo agume iyo birangire, ahubwo Yuda arakomeza akagaruka kugira ngo ajye amenya aho ibintu bigeze. Akajya atanga raporo ariko azi n'ibyo ari gukora. Murongo wa 17 ku munsi wa mbere wo kurya imitsima idasembuwe, abigishwa begera Yesu baramubaza bati urashaka ko dutunganiriza aho uri burire ibya Pasika? Arabasubiza ati mujye mu murwa kwantuza. Ntagomba ko bigarutse mu rugo. Kuki atababwiye ngo mujye mu rusengero? Kuki atababwiye ngo musubire Yerusalemu muze mbereke tujye ahantu runaka turi bwicare? Yesu arababwira ati mujye kwantuza niho murarira umutsima. Nibuka amagambo yari yarigishije mbere abwira ngo ninge mutsima w'ubugingo. Hari kandi nanone ijambo rikavuga ko Bibiliya ari wo mutsima w'ubugingo. Bisobanuye ko umwigishwa ataruta umwigisha. N'abakina umukino usoza amateka y'Isaba mu gice cya nyuma cy'umukino baba bamanyagurira umutsima kwantuza. Ntabwo bamanyagurira umutsima mu madini. Umwigishwa ntaruta umwigisha. Igice cya nyuma gisoza umukino mureke turebe uko cyari giteye ku mwigisha, biraduha ishusho ngari yuko byari byifashe. Mujye kwantuza. Mujye mu murwa kwantuza. Mubwire muti umwigisha aravuze ngo igihe cye kirenda kugera, ngo iwawe niho muri busangirire ibya Pasika n'abigishwa be. Murongo wa 19, abigishwa bagenza uko Yesu yababwiye, baringaniza ibya Pasika. Mwebwe mugeze hehe muringaniza ibijyanye no kwambuka muvi w'abandi mujya iwacu? Ndabibutsa ko Pasika ni imwe yariwe bari muri Egiputa bakwesa inkweto, barya inyama z'umwana w'intama zishushanya Kristo, basiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango, barya imboga zisharira bahagaze bakwesa inkweto biteguye kugenda. Ibi bishushanya igitambo cy'ikaruvari cyuzuye. Ibi bishushanya umuntu wese ku giti ugomba gupfukama imbere y'Imana akarya uyu mwana w'intama, agasobanukirwa n'igitambo cy'ikaruvari, akahava ibyaha bye bibabariwe. Ibi bishushanya umwiteguro mu rugamba k'abantu bagomba kurya barimenye bavuga ati isaha n'isaha ndavuduka. Ibi bisobanuye ubugingo bwejejwe bwiteguye guhagarara mu rugamba mu mukino usoza amateka y'isi. Yesu arababwira ati ibya Pasika turabirira mu rugo kwantuza. Ntabwo umwiteguro wo kwiruka muri uyu mukino usoza amateka y'isi, ntabwo ari umwiteguro ukorerwa mu nsengero. Tegurirwa kwantuza. Babikoze batyo, bategura umwana w'intama, ibintu byose birakoreka. Na Yuda yari hicaye aho. Niko benshi b'abanyamadini n'abanyedini ubunyedini bwafashe ku mitima. Abantu basohoka mu matsinda bavuga kuntu baba bari w'ibyaha, bakavuga kuntu Imana yabagiriye imbabazi, Imana ikabakuraho iby'amateka yarabanditsweho, abandi bagatahira kuzajya baza nk'uko rubanda rwose ruza. Yuda yari yicaye aho. Ntugire ngo Yuda ntiyafashwaga niyo babaga bari kwigisha, burya Yuda nawe yumvaga biri gukora ku mutima. Ariko kubera ko Yuda nyine biri gukorerwa abandi, Yuda yiyicariye aha ngaha. Wagiye uririmba indirimbo ya 88 ngo kugenderera abandi nanjye ntunsige. Nukuri iyi ni indirimbo nziza abagenzi bakeneye kuririmba muri iyi saha. Murongo wa 20 bugorobye bugenze gute? Ndababaza ikibazo, mbese turi ku mugoroba w'isi? Yo mbega bugorobye. Ese ni mubona
ntimubona ko igicuku cyamaze kuniha? Ntimubona ko abari batwaye urumuri barurambitse hasi, isi ikaba isigaye mu mwijima? Turi mu gihe cy'umwijima uteye ubwoba. Aya magambo ejo twagiye tuyagarukaho cyane. Bugorobye yicarana n'abigishwa 12 ngo basangire. Yesu arashaka gusangira nawe muri iyi saha y'umugoroba. Yesu arashaka kuza akadusobanurira rino jambo tukaryumva bitandukanye nuko twigize turyumva. Yesu arashaka kuza ku buryo ibyari ku magambo bihinduka ubugingo bikaba mu maraso, asigaye umwana w'Imana akabashyitsi afite ibimukwiriye byose ngo arwane urugamba. Igice cya nyuma gisoza umukino uhagaze ute? Murongo wa 21. Bakirya arababwira ati, ndababwira ukuri yuko umwe muri mwe ari bungambanire. Aha muri mwe hari ugomba kugambana, akaba ari gutanga amakuru, akavuga ibibera mu itsinda, akavuga ibyo muhigira. Umwe muri mwe ari bugenze gute? Reka nkubwire, ntabwo umugambanyi yabura, ahubwo igisigaye ujya ku mavu usenga avuga ati, Imana ntaba ari njyewe, fata umutima wanjye umpe kukwiyegurira byuzuye. Umugambanyi ntiyabura. Niba muri 12 hari harimo Yuda, ubare mu bantu 100 utekereze ngo harimo ba Yuda bangahe? Barababara cyane n'uyu mwanya. Iyo uvuze ijambo ryitwa kugambana, abantu batangira kwitsa imitima, abantu bagatangira batese ubu ngubu ibi ni ibiki? Abantu bakimyoza, bakababara, bagahonga mu maso, ukumva abantu hari ukuntu bafashijwe rwose. Barababara cyane, bahera ko bamubaza umwe atati, ninjye mwami, ninjye. Wari wibaza iki kibazo ukabaza ngo mwisaha mu gice gisoza umukino ndaba mpagaze? Makumyabiri na gatatu. Nawe arabasubiza ati, uwo duhuriza amaboko ku mbehe niwe uri bungambanire. Genda babwira ngo umuntu utarihanye byuzuye by'ukuri, umuntu uhora akina n'iby'iyi nzira, umuntu utazi ibyarimo, umuntu wahagaze mu bintu by'uko yabonye ibintu biza rukurikira izindi wabonye birukana wakiruka, umuntu uhora yumviriza ubuhamya bw'abandi akaba adashobora kwinyura mu mutima ngo ashake ubuhamya bw'uko bimeze, uwo niwe uri buze kuba umugambanyi. 24. Mwana w'umuntu aragenda nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu nk'uko byanditswe kuri we, ariko uwo muntu ugambanira umwana w'umuntu azabona ishyano. Ibyajyaga kumubera byiza nuko abataravutse. Ariko umuntu w'Imana ugiye kuzira iki? Ko wabaye umunyamasengesho, ukaba umubwiriza butumwa, ukaba umudivantiste, ukamenya ibintu byose, ukamenya isaha duhagazemo, ugasobanukirwa igishushanyo cy'inyamaswa, ukamenya uko ibintu bimeze, ibintu byose ko wabyumvise, urazira iki? Ko wabaye umubwiriza w'ikirangirire, ukaba umuntu w'intiti, ukayobora gahunda ibintu bikemera, uzize iki? Waretse tugashaka Imana bigishoboka. Umvata 25. Yuda inde? Uwo wari ugiye kumugambanira aramubaza ati, mwigisha, ninjye? Aramusubiza ati, wakabimenye. Benshi imitima iranabarya ikababwira ati, nyamara hari icyaha utarihana. Benshi barabwirwa ngo hari ibyo utaratura. Benshi barabwirwa mu mitima yabo, barabizi n'ubu mutima urabikabaka, bakababwira ati, wenda harabo wahemukiye, harabo wibye, harabo wahemukiye umugabo, wahemukiye umugore, wagize gute, ibi byose nturabisuka. Imitima ikakubwira ati, nyamara ni wowe. Ugiye kuzira iki ko wari uri aho umukiza ari? Ndabasubirira mu byakozwe n'intumwa, igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa kuri ya paje ya 10.
haranditse ngo itorero ni igihome cy'Imana, ni umudugudu wayo w'ubuhungiro yashyize ku isi yagomye. Ubugambanyi ubwo ari bwo bwose bukorewe itorero ni ubuhemu ku wacunguje abantu amaraso y'umwana we w'ikinege. Dukeneye umucunguzi witwa Kristo kugira ngo bitaza gusoza tubaye abagambanyi. Dukeneye kumusukira amaganya yacu, dukeneye kumuganyira tukamubwira ibyacu, dukeneye kumubaza ngo urashaka ko ngira nte. Ubugambanyi ubwo ari bwo bwose bukorewe itorero ni ubuhemu ku wacunguje abantu amaraso y'umwana we w'ikinege. Kuva mu ntangiriro abantu b'indahemuka bari bagize itorero ku isi. Buri gihe Uwiteka yabaga yifitiye abarinzi bahaga ubuhamya buzira amakemwa abo mu gihe cyabo. Abo barinzi batanze ubutumwa bw'imbuzi kandi igihe bahamagarirwaga kurambika intwaro zabo. Abandi bakomezaga umurimo Imana yagiranye n'abisano rishingiye ku masezerano ihuza itorero ryo ku isi n'iryo mu ijuru. Yohereje abamarayika bayo kugira ngo bakorere itorero ryayo, kandi n'urupfu ntirwabashe gutsinda ubwoko bwayo. Ndakwifuriza kuba mu murongo w'abana b'Imana. Ndakwifuriza gushikama no guhagarara ku ijambo ryayo. Ndakwifuriza kugira imibereho yejejwe. Ndakwifuriza gushaka Imana bigishoboka kwabonwa. Ati nimunshakana n'umutima wanyu wose nzabiyereka. Ati nujya guca iburyo cyangwa ibumoso uzumva ijwi rikubwira ngo nyuriye niyo nzira. Ndasaba Imana kugira ngo ijwi rivugire mu mitima yacu. Ndasaba Mwuka w'Imana kugira ngo atahe mu bugingo bwacu, adukure mu buyuda buturimo, atsinde imitima yacu ayinyeganyeza yijanjagure, aduhindure abana b'Imana byuzuye. Mu gihe cy'umwijima mu by'umwuka, ese turi mu gihe cy'umwijima cyane tukirimo. Itorero ry'Imana ryabaye nk'umurwa wubatswe ku mpinga y'umusozi. Uko ibihe byagiye bikurikirana n'ibisekuruza bigasimburana, inyigisho nzima zitangwa n'ijuru zagiye zisakara ku mbibi z'uwo murwa. Nubwo itorero ryagaragaye nk'irinyantege nke, niryo kintu kimwe Imana ihozaho ijisho ryayo mu buryo budasanzwe. Yesu aguhozaho ijisho. Yesu aragushaka. Yesu arakwinginga wumva ijwi rye. Yesu arakurarika muri iki gitondo wongere umwiyegurire burundu. Yesu aragusaba ngo ujye imbere ye uhave ibintu byose abitunganyije akugize mushya. Ndasaba Imana itwuze ubuntu bwayo, itwubake kuri rutare, itwubake kuri icyo gitare. Dufite indirimbo ivuga ngo ndayoga monere rwose. Indirimbo ikavuga ngo niki cyanyiza ibyaha? Na amaraso y'umukiza. Ayo maraso yatangiwe ngewe nawe. Ayo maraso ashobora kweza icyaha kiri mu bugingo. Ayo maraso ashobora kutugira abagabo n'abagore bategereje ubwami bw'Imana. Imana itugirire neza, iduhe koga muri ayo maraso bikitwa none. Ubwo Kristo agiye kwerekanwa ntihazaboneka umugambanyi muri twe. Ntaba ari njye uhinduka wo kugambanira ubwoko bw'Imana, ntaba ari wowe uhinduka wo kugambanira ubwoko bw'Imana, ahubwo tube duhagaze dukenyeye. Nibyo mbasabira muri aka kanya, nanjye nisabira mu izina rya Yesu. Amen. Mureke dusenge. Muyoboke mwami, muyoboke, naho natendekwa kumusaraba, n'abanyiririmba, muyoboke mwami, muyoboke mwami, mube bugufi. Wera wa Isirayeli, Imana yacu umuremyi, mucunguzi wacu, turi imbere yawe ari we dushaka. Dushimye ko uduhaye aka kanya ngo tujye mu byanditswe.
dushimye ko ari wowe ukora ku mutima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye Mwuka Wera watsindiye isoko ryo kwemeza umutima. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushaka utwiyereke. Dushaka gusa nawe. Dushaka imico yawe. Dushaka kuzwa Mwuka Wera. Turashaka kuba abagabo n'abagore bahagaze ku ijambo. Mwami mwiza, ubwo ugenderera imitima uturinde mu mwana wo kurimbuka. Twakoze ibyaha byinshi, ibitekerezo byacu bijya kure, ibyo tuvuga bidukura mu ijambo ryawe. Twariyangije, turabo gupfa, ariko igitambo cy'ikaruvari gikuraho igihano cy'urupfu. Ndagusabye ku bw'ayo maraso wongere uduhanagure ibizinga by'ibyaha. Umutima wose ugushaka uwireke. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mwami Imana, umuntu wese agiye kongera gufata umwanya wo kuba imbere yawe ku giti cye. Ndagusabye kugira ngo uduhe amahirwe yo guhura nawe byuzuye. Ndasabira umuntu wese uri muri iyi ngando wumvise iri jambo akaba ari aho tumanyagurira umutsima muri iki gihe. Turimo turarya ibya Pasika, ibyo kurya bya nyuma. Turimo turabaga umwana w'intama. Udusiga amaraso y'umwana w'intama ku mitima kugira ngo tube twejejwe byuzuye. Ndasabira abakecuru n'abasaza bari muri iyi nzira. Ndasabira abana bato, ndasabira abasore n'inkumi. Ndasabira ingeri zose abari ku isi yose bahagaze muri iyi saha barya umwana w'intama. Buri wese umwiyereke. Kubera ko ibyaha bisharira nizo mboga dufite, dushaka ko turisha umwana w'intama. Udukize icyaha mu bugingo. Udukureho igihano cy'urupfu. Uduhindura abanyabugingo. Uduhe ubuhamya buzima. Abo ku musozi, abo duturanye, abo tubana, niba tubona batubonemo Imana. Ndagushimira ko hari byatangiye gukoreka. Mwami Imana, turakwiyeguriye bushya. Duhindurira amateka. Turatuje kugira ngo ntutuze kuvugana natwe. Arabumvise iri jambo n'abazaryumva mu buryo bw'ikoranabuhanga uzasura imitima yabo. Tukugireho umugisha. Turushaho kukwiyegurira byuzuye. Tubisabye Imana y'amahoro mu izina rya Yesu. Unambe kumana nuyimure, bona nuterwa n'impagarara. Uzagarukirwa na rutare iyo tugoswe n'ibyaha. Dukomerera kuri Kristo rutare, niwe rutare twisunga. Nitwihangana tuzaba amahoro, tugeze imbere